Bamwe mu barimo kubakirwa ikiraro cya Nemba cya metero 105 gihuza utugari twa Gisozi na Mucaca baravuga ko byabagoraga kugera ku bikorwa remezo bitandukanye birimo amashuri, ibitaro bya Nemba na sako ya Nemba. Twajya kwambuka tujya muri Mucaca aho dusanga ibikorwa remezo byinshi cyane, harimo amashuri, hari umurenge, hari amabanki, hari amavuriro. Tukagira ikibazo gikomeye kuko amazi yamanuka gaturuka muri Kabuye, iki kibuga cyose kubera ko twegereye umugezi wa Musange, umugezi wa Musange kamanukamo amazi menshi cyane n'amabuye menshi, bikuzura iki kibuga ku buryo kwambuka byaduteraga ikibazo cyane, bigatuma tujya kuzenguruka ahantu kure hari ikindi kiraro. Mbese kwambuka byari ikibazo, kandi amashuri yubatse hano hejuru nk'abana kubambutsa bikagorana bakagera ku ishuri bakererewe. Hari igihe imvura yigeze kugwa iturutse amakuko aturuka ku musozi wa Kabuye yoraza, ngira ngo amabuye, amakuko, amasuye byamaze nk'iminsi 2 hano muri iki kibuga kidakoreshwa, abantu batabona uko batambuka. Aba baturage bavuga ko mu gihe iki kiraro kizaba cyuzuye mu kwezi kwa gatandatu batazongera guhura n'ibibazo, bakaba babyishimira. Iki kiraro cyo mu kirere kuva kije kisi igihe, dushimira leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda iyobowe na Perezida wa Repubulika Paul Kagame, uhora areberera abaturage kibakwiriye akakiba ku gihe gikwiye kandi akabaha igikwiriye. Ni ukuri iki kiraro kizadufasha byinshi kuko tuzadufite umutekano, tuzatwambukira mu kirere. Kuva ari n'ikiraro kirekire ntaho tuzongera guhurira n'amazi. Kuba tubonye iki kiraro ni igisubizo cy'ikibazo kiremereye twari dufite rwose pe, ahubwo Imana ishimwe cyane. Ubuyobozi bw'akarere ka Gakenke buvuga ko bwafashe ingamba zo gukora ibishoboka byose ngo bukemure ibibazo bibangamira ubuhahirane bw'abaturage muri aka karere k'imisozi miremire n'ibibaya birimo imigezi myinshi. Uyu ni umuyobozi w'aka karere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Niyonsenga Aimé François. Nk'uko akarere ka Gakenke ari akarere k'imisozi, hari ubwo bitugora kuko abaturage bakeneye guhahirana bava mu mirenge bajya mu yindi, ariko ugasanga hanini hanyuzemo imigezi ibangamira ubuhahirane. Ariko mu karere ka Gakenke ibi biraro twabishyizemo imbaraga, dufatanije n'umufatanyabikorwa Bridge to Prosperity. Ubu twababwira yuko uretse icyo kiraro mwasuye, mu karere ka Gakenke turi kubakamo ibindi biraro 3 ku buryo hamwe n'ibiraro 4 bizadutwara ubushobozi bw'amafaranga asaga gato miliyoni 635. Ibi biraro byose bizaba byuzuye mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka wa 2023. Uwimana Emmanuel mu karere ka Gakenke.